nakuzaniye ijambo rivuga ngo Imana igiye kuguhuza n'umuntu uri buze kugiriraho umugisha. Haleluya, haleluya. Twagiye duhura n'abantu rimwe na rimwe tukicuza n'impamvu twamenyanye, ariko hari igihe uhura n'umuntu ukavuga ngo kuki twatinze kumenyana. Ngufitiye ijambo ry'ubuhanuzi uri buryizerera muremera igitangaza. Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo igiye kuguhuza n'umuntu uri buze kugiriraho umugisha. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha. Reka twongere dushimire Imana iduhaye umwanya mwiza kugira ngo tuganire ijambo ryayo. Namwe tubashimire kandi ko muba mwabanye natwe. Narababwiye ngo mudahari ntitwahagarara aha ngaha, tuza kubera ko muhari. Imana ibaho umugisha kandi mukomeze mufatanye natwe kwamamaza ubutumwa bwiza. Ngiye wabwirije nawe wamfashije kubwamamaza, Imana izaduha umugisha. Reka rero dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Rusi ibice 2. Dusome duhereye ku murongo waho wa 2. Igitabo cya Rusi ibice 2 umurongo wa 2 haravuga ngo Rusi umumowabokazi abwira Nawomi ati reka njye mu mirima mumbe imyaka nkurikiye uwo ndi bugirireho umugisha. Aramusubiza ati genda mukobwa wanjye. Amen. Ndashaka ko tuganira ijambo Imana yashyize ku mutima, ijambo rivuga ngo igiye kuguhuza n'uri bugirireho umugisha. Imana igiye kuguhuza n'uri bugirireho umugisha. Reka nongere mbisubiremo. Imana yambwiye ngo nze nkubwire ngo igiye kuguhuza n'uri bugirireho umugisha. Haleluya, haleluya. Mu buzima bwawe urimo, mu rugendo urimo rw'ubuzima, ngufitiye ubuhanuzi buvuga ngo Imana igiye kuguhuza n'uri bugirireho umugisha. Bibiliya igaragaje Rusi nk'umuntu wavuyemo wabo agarukanye na nyirabukwe kubera ibihe muzi byo kubura umugabo kwa Nawomi ndetse no kubura umugabo kwa Rusi. Biba ngombwa ko Nawomi wari waragiyemo wabo agaruka iwabo, kuko icyari cyaratumye ahunga yari inzara, kandi yari amaze kwakira amakuru yuko ibyo kurya byabonetse mu gihugu. Bituma agaruka, ariko wagiye yikwije afite umugabo n'abana. Agarutse umugabo yarapfuye, agarutse abahungu barapfuye. Cyabikoze agarukanye n'umwe mu bakazana be wanze kumutererana nubwo yaragize muhe bigoranye. Mwibutse ko yari afite abakazana 2, ariko umwe arasigara, ariko umwe yemera kumubaha akaramata. Burya mu nshuti umuntu ajya agira imunambaho no mu gihe cy'amakuba n'ibyago. Mu bihe bigoranye umuntu ajya agira umuba hafi nubwo agira benshi, ariko hajya haboneka abamuba hafi no muri bya bihe bigoranye, abandi bakamutererana. Bibaho. Mu bakazana 2 yari afite rero habonetsemo umwe wemera kumubaho inkoramutima, wemera kumunamba, wemera kubana nawe no mu gihe asigaye ameze nk'injiji. Muribuka ko isomye hereye mu gice cya mbere ngo Nawomi yahamagaye abakazana arabicaza, arababwira ati rero dore naje nikwije, none nsubiyo ndicike. Naje nitwa Nawomi, none mu mpindura izina nitwa Mara, nahuye n'ibisharira. Aravuga ati nta mugabo mfite, nubwo nambonira ijoro sinabyara umwana ngo mutegereze, nta n'umwana asize. Ababwira rwose yuko nta buruhukiro buri kuri we. Abinginga ati nimusigare iwanyu no ku Mana yanyu, muracyari bato muzongera mushake, nanjye reka nsubira iwacu, kuko nyine nahuye n'ibyago bimeze gutya
Bibiliya igaragaza ko ngo Rupa yamusomye aramusezera ngo ariko Rusi wamubaha akaramata yemera kwihangana, yemera kuzahura n'ingaruka z'ibyo azahura nabyo. Mbibutse ko Rusi avuye mu gihugu cy'iwabo agiye mu gihugu kitari icy'iwabo, noneho akurikiye umuntu umeze nkaho asigaye wenyine, ariko yemera kumubaha akaramata. Aho twasomye Bibiliya yavuze ngo kino gihe bari bageze mu gihugu cy'iwabo wa Nawome. Iyo usomye ku murongo wa mbere avuga ngo nuko Nawome yari afite mwene wabo w'umugabo we, umuntu ukomeye w'umutunzi wo mu muryango wa Elimeleki witwaga Bowazi. Urabyumva ko mu by'ukuri nubwo rusaje mu gihugu kitari icy'iwabo, ariko aje mu gihugu umugabo we yavutsemo. Nubwo aje mu gihugu kitari icy'iwabo, ariko basi ari kumwe na nyirabukwe we uri iwabo. Rusi ngo abwira nyirabukwe, aramubwira ati reka ngende mu mirima nkurikiye abasaruzi. Reka njye mu murima, reka njye gushaka aho mpumba. Ngo arebe ko yabonura wari buze kugiriraho umugisha. Ngo nawe aramubwira ati genda mukobwa wanjye. Nubwo mu murima harimo abasaruzi benshi, ariko akeneye uwari buze kugiriraho umugisha. Nakuzaniye ijambo rivuga ngo Imana igiye kuguhuza n'umuntu uri buze kugiriraho umugisha. Haleluya, haleluya. Twagiye duhura n'abantu rimwe na rimwe tukicuza n'impamvu twamenyanye, ariko hari igihe uhura n'umuntu ukavuga ngo kuki twatinze kumenyana. Ngufitiye ijambo ry'ubuhanuzi uri buryizerera muremera igitangaza. Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo igiye kuguhuza n'umuntu uri buze kugiriraho umugisha. Ndagira ngo mbabwire ntawe ukwiye kwirata amaboko ye, ntawe ujya ugera ku rwego runaka adafite imbaraga zirumugejejeho. Reka mbabwire ngo nta muntu ujya uzamuka yizamuye. Aho ugeze hose, aho uri hose, ujye wibuka ko hari amaboko Imana yakoresheje arakuzamura kugeza aho ugeze. Ikibazo nuko tutibuka ko aho turi tuhagejejwe n'abantu ngo natwe tugira abo tuzamura tubageza ahantu bakwiye kugera. Muribuka ijambo Morodekayi yatumye kuri Esiteri, yaramubwiye ngo icyatumye Imana igushyira ibwami ni ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa nk'iki ngiki. Ariko nawe utagira icyo ukora ukicija, nta kizabuza abayuda gutabarwa bakora biturutse ku bana. Hariho abantu Imana yahaye umugisha, hariho abantu Imana yagiriye neza, ariko nuza kureba urwego ugezeho uraza gusanga hari amayesikariye y'abantu wazamukiyeho kugira ngo ugere aho ugeze. Kandi nuza kuzirikana ko aho ugeze hari amayesikariye y'abantu wazamukiyeho, nawe uraza kubera abandi amayesikariye bazamukiraho bageraho bagomba kugera. Ufite uruganda rukora ikintu runaka, kuki urwo ruganda ruhari? Hari aho watangiriye kugira ngo ube ugeze ku ruganda, ariko kimwe mu bituma urwo ruganda rukwinjiriza ni uko hari abakozi bagukorera, bishyura amazu kubera ko bagukoreye, abana babo biga kubera ko bagukoreye ukabahemba,
ukazamuka nabo bakazamuka kubera ko bahembwe n'ibyo bagukoreye. Abo bantu nabo kubahwa kuko igituma urushaho gukomera nuko bakora, nuko bagukorera. Reka nkubwire ngo Imana igiye kuguhuza n'umuntu uri buze kugiriraho umugisha. Iyo niyo message Imana yampaye kubaha. Yambwiye ngo nze mbabwire ngo igiye kuguhuza n'umuntu uri buze kugiriraho umugisha. Nubwo mu murima harimo abasaruzi benshi, ariko Rusi yari akeneye guhura n'uwari buze kugiriraho umugisha. Imana iguhuze n'uwugiriraho umugisha mu izina rya Yesu. Ngo ajya mu murima arahumba. Iyo usomye ibice bikurikiyeho, Bibiliya ikwereka ngo igihe kimwe Bowazi aza gusura abasaruzi, aza gusura abagaragu. Ntabwo Rusi yigeze ajya kwipresenta kwa Bowazi, ahubwo abagaragu nibo ba presence, nibo bavuze Rusi bamuvuga kwa Bowazi. Uzi ko ushobora guhura n'umuntu w'umugisha udafite ibyo ukeneye, ariko akaguhuza n'ufite ibyo ukeneye. Umuntu ashobora kuza ari umugisha, ariko adafite akazi yaguha, ariko kuko aza ari umugisha akaguhuza n'umuntu uguha akazi. Kugira ngo umuntu aza ari umugisha, ntabwo ari uko aza ngo aguhe inzu, ntabwo ari uko aza ngo arihirire abana bawe minerivare. Ashobora kuza ari umugisha uri buze kuguhuza n'abafite ibyo ngibyo. Kuko bano basaruzi nabo bari abakozi, ariko babaye umugisha kuri Rusi wo kumumenyekanisha kwa Bowazi. Kuko wenda byari no kugorana ko agera kuri Bowazi, ariko kuko yahuye n'umuntu w'umugisha, kuko yahuye n'umuntu agiriraho umugisha, uwo muntu amuhuza na Bowazi. Kuko Bowazi niwe wari ufite umugisha nyirizina wa Rusi. Ariko Imana yashyizeho ikiraro, Imana yashyizeho isikariye iri buze gutuma Rusi ahura na Bowazi. Nibwo yamubwiye ngo bambwiye neza, ntabwo ari we wayivuze, bambwiye neza wagiriye nyoko, uburyo wemeye gusiga iwanyu. Avuga byinshi abango none Imana izakwitura ingorane itagabanije. Ahuye n'abantu bamubera umugisha, bamuhuza n'ufite umugisha we. Reka nkubwire ijambo ry'ubuhanuzi Imana yampaye. Yambwiye ngo nze nkubwire ngo igiye kuguhuza n'umuntu uri bugirireho umugisha. Imana igiye kuguhuza, urakira telefone, urakira message, Imana igiye kuguhuza n'umuntu uri buze kugiriraho umugisha mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha, Imana ibagire neza. Ndagira ngo dusenge dushimire Imana ko itwoherereje uyu muntu tugiye kugiriraho umugisha. Kandi nanjye ndamwakiriye, nanjye ubabwira gutyo, nakiriye uwo muntu ngiye kugiraho umugisha mu izina rya Yesu. Ibyo bintu igihe umaze igihe, aho kazi umaze igihe ushaka, iyo mibereho Imana igiye kuguhuza n'umuntu uri buze kugiriraho umugisha mu izina rya Yesu. Imana turagushimiye kuri Imana nziza, uri wo kwizerwa kandi uri wo kwiringirwa. Ntawera nk'Uwiteka, nta gitari kimeze nk'Imana yacu. Urica ugakiza, ushyiriza ikuzimu ugakurayo. Ndasenze ku bwa buno butumwa wampaye. Ndagushimiye ko ababyeyi banteze amatwi ugiye kubahuza n'umuntu bagiriraho umugisha. Abagabo ugiye kubahuza n'umuntu bagiriraho umugisha. Abasore n'abakobwa ugiye kubahuza n'umuntu bagiriraho umugisha. Kandi uwo muntu turamwakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibaho umugisha, Imana ibagire neza. Genda uhure n'uwo muntu ugiriraho umugisha mu izina rya Yesu. Amen.